السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ishimwe n'ikuzo byuzuye n'ibya Allah subhanahu wa ta'ala. Muweze imbabazi ze, amahoro ye bisakare ku ntumwa ya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndetse n'umuryango we n'abasahaba n'abakurikiye inzira nziza yatuzaniye n'abazayikurikira ageza ku munsi w'imperuka. Natwe Allah subhanahu wa ta'ala dushyire muri bo. Abavandimwe inshuti, dukomeje isomo bijyanye n'amateka y'umukunzi wacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam nkuko duherutse kubiganiraho, Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye ingendo ebyiri, ariko zombi ziba mu ijoro rimwe. Urwa mbere rwiswe al-Isra, ariko gukora urugendo ruva i Maka nijoro, ari nacyo Isra bisobanura urugendo rwa nijoro, kugera al-Bayt al-Muqaddas, hari abandi bakunze kwita Yerusalem. Ku musigiti rero aho al-Qudus niho Rasul sallallahu alaihi wasallam yajyanywe. Urwo ni urugendo rwa mbere runavugwa muri Qur'ani. Urugendo rwa kabiri urugendo rwa Rasul sallallahu alaihi wasallam muri iryo joro nanone avuye aho ngaho, yarakomeje ajya mu ijuru. Ijuru nkuko twabisobanuye ejo bikaba bitavuga aljanna, bitaba bidasobanura paradizo, bikaba bidasobanura hariya hantu abakora ibyiza hano ku isi bemera Allah subhanahu wa ta'ala bazajya nk'igihembo nyuma yo korurirwa ibikorwa ababaye ku isi bose bakoze, abeza bakajya muri aljanna ariyo paradizo abanyarwanda bita ijuru, n'abapfuye batari bicuza kuri Nyagasani subhanahu wa ta'ala bakajya mu gihano cy'umuriro. Turavuga rero ijuru, iki kirere tureba hejuru yacu, ariko n'ibindi birere biri hejuru yacyo uko ari bitandatu, uko byose hamwe ni birindwi. Rasul sallallahu alaihi wasallam rero muri urwo rugendo nkuko twabivuze yagiye ajya muri buri joro rimwe rimwe, ari kumwe na Jibril alayhi salam, agenda komanga bagakingura, batese ninde, ni Jibril, uri kumwe nande, ndi kumwe na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bamwe bagahita babaza ese yamaze koherezwa, yaratumwe, yatangiye gutanga ubutumwa, yaratangiye gutyo gutyo. Muri buri joro rero yagiye asangamo intumwa za Allah subhanahu wa ta'ala, kugeza mu rya karindwi ariho Ibrahim alayhi salamu yarari, Musa ari mu rya gatandatu, ariko mu rya kabiri ryari ririmo Isa alayhi salam na Yahya. Avuye aho ngaho rero hari inzu yitwa al-Bayt al-Ma'mur, niko Qur'ani yita, nayo Rasul sallallahu alaihi wasallam yayigezeho, asanga Ibrahim alayhi salamu ari naho nawe hafi yayo ariho ari. Iyo al-Bayt al-Ma'mur abamenye bayo bayisobanuye bavuga yuko al-Bayt al-Ma'mur inzu yubatse ikomeye iteganye neza neza na al-Kaaba ahangaha ku isi. Hanyuma rero Rasul sallallahu alaihi wasallam arakomeza ajya mu ijoro rya karindwi. Hejuru yaho rero hari Sidratul Muntaha, aho nta wundi
wari waharenga mu biremwa, baba abamarayika, baba nta n'ikindi kiremwa kigeze kiharenga na kimwe. Ibiri munsi ya Sidratul Muntaha mu ijuru rya karindwi aho ngaho bigarukira aho ngaho, ibiri hejuru nabyo bikagarukira aho ngaho, uretse amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala yamanutse nyine Jibril yakirira munsi ho gatoya. Sidratul Muntaha rero bikaba bisobanura, ubundi sidra ni izina ry'igiti mu biti bizwi hariya mu gace k'Ubwarabu. Wenda sinzi ko twaribonera izina mu Kinyarwanda, ariko Sidratul Muntaha igiti gifite iryo zina rifite niyo kwitwa gutyo, mbese aho bigarukira ni ikindi gitandukanye cyane ku isi, uretse guhura wenda mu izina, kubera yuko amababi yacyo ni manini cyane kandi aranakomeye. Rasul sallallahu alaihi wasallam avuga yuko imbuto zacyo ziba zenda kungana wenda nk'ikibindi kiringaniye cya hano ku isi, n'amababi yacyo akaba ari manini anakomeye nk'amatwi y'inzovu. Ubundi sidra isanzwe, icyo giti cy'ahangaha ku isi kigira amababi matoya aringaniye, n'imbuto zacyo zikaba ari ntoya. Aho ngaho rero Jibril yasezeye kuri Rasul sallallahu alaihi wasallam amubwira ati aha ngaha rero ngiye simparenga. Nuko nkuko duherutse kubivuga, Rasul sallallahu alaihi wasallam ajya imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, ruba marangije aravuga ati indamutso zuje ibyubahiro, nziza, zisukuye ndetse zeze ndetse zuzuye zose zikwiriye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nawe subhanahu wa ta'ala aramubwira ati assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ati amahoro nawe kuri wowe muhanuzi nimuweze n'imigisha ye. Rasul sallallahu alaihi wasallam aravuga assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, nyagasani amahoro nabe kuri twe no kubagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala batunganya ibikorwa byabo, abagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala b'abantu beza bakora ibintu byiza. Nuko rero Rasul sallallahu alaihi wasallam ntari nakomeza mbanze vuge yuko Jibril yanamutembereje mu bice bitandukanye byo mu ijuru, yamweretse aho umuriro uri, yamweretse aho aljanna iri, ndetse agenda abona n'ibirimo aho ngaho byose, abari muri Jahannam ukuntu bazaba bameze. Rasul sallallahu alaihi wasallam arabibonye, ni mubabaro ndetse n'agahinda bazaba bafite abari muri Janna, n'ibyishimo byabo byose Rasul sallallahu alaihi wasallam yarabyeretswe muri icyo gihe. Noneho rero ari imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aza kumuha rero we n'imbaga yemera Allah subhanahu wa ta'ala, ikemera na Muhammad sallallahu alaihi wasallam nk'intumwa n'umuhanuzi, yabahaye itegeko ryo kujya bakora iswala, isengesho dukora inshuro 50 ku munsi. Rasul sallallahu alaihi wasallam arabyakira nabyemera. Nuko rero aramanuka ageze aho Musa alayhi salamu yari ari mu ijuru rya gatandatu, ati ese nyagasani wawe gutegetse iki? Aramubwira ati wallahi anegetse gusiba inshuro, nako kujya dukora iswala inshuro 50 ku munsi. Musa aramubwira ati wallahi ntabwo uzabishobora, na umma yawe ntabwo yazabishobora, ni ibintu bikomeye cyane. Nge nari mfite iswala 2 gusa ku munsi, ariko zaratugoraga. Subiraho usabe nyagasani wawe rwose akugabanyirize.
Rasul sallallahu asubirayo akabwira Allah subhanahu wa ta'ala namugabanyiriza agabanyiriza na Muhammad sallallahu alaihi wasallam abigira inshuro zitandukanye kugeza igihe yagabanyirije iswala zigera kuri 5 ku munsi. Nabo Musa alayhi salam aramubwira ati nazo ntabwo byoroshye. Rasul sallallahu alaihi wasallam aramubwira ati ndumva mfite isoni zo gusubira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuko ngiyeyo kenshi cyane. Nuko rero ziba iswala 5 zitegeko ku munsi ku bayisilamu, abagore n'abagabo bamaze kugera mu kigero cyo kuba babazwa ibyo bakoze. Rasul sallallahu alaihi wasallam rero muri iryo joro aramanuka aza ku isi. Iswala rero zaba itegeko icyo gihe kuri twese, ariko ubundi iswala zari zisanzwe zihari nk'uko no mu bindi bihe twagiye tubivuga ko hari ubwo Rasul yabaga ari kuri Kaaba arimo gusari, hari ubwo abasahaba abafite umutima ukomeye nabo bajyagayo bakajya gusari. Inshuti bavandimwe, ndumva iri somo uyu munsi twarigarukiriza ahangaha. Allah niyongera kuduha igihe tuzongera tuvuge nanone bijyanye ni Isra wal Mi'raj, ho duse nabuzuza, ariko ubundi ubwabyo byagafasha isomo ritari rigufi rirerire cyane, kuko ibyo Rasul sasa byose yagiye abona n'ibisobanuro byabyo, haba ibyo yabonye by'abari mu muriro, haba ibyo yabonye by'abari muri Janna, ibyo byose bifite ikiganiro cyangwa ibiganiro byinshi cyane bishobora gukorwa, ariko wenda tudashobora kubonera umwanya. Mu kurangiza rero ndasaba ko Allah subhanahu wa ta'ala duha gusobanukirwa amateka y'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaduha kumufataho urugero rwiza. Ndasaba Allah subhanahu wa ta'ala akaduha ubumenyi, akaduha amahoro n'umutekano muri twe, akabiha igihugu cyacu, akabiha abayobozi bacu, igihugu cyacu akakirinda, akarinda n'abayobozi bacyo. Ndetse Allah subhanahu wa ta'ala agaha amahoro Afrika n'isi yose. Imyijyane ihari, intambara zihari zidafite akamaro, ibyorezo, inzara, ubukene, Allah subhanahu wa ta'ala akabikura ku isi, akabidukuraho twese, hasigaye akazaduha n'ihero ryiza ryo gukomera ku murongo mwiza duhaye. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.